Bavandimwe, iki kintu cyo kwiyobagiza nagira ngo gishinge hagati mu cyumve. Iki si ikintu gitangiye uyu munsi, si ikintu gitangiye ejo, ariko cyamye gihari. Mwene Adamu nuko ameze kuva kera. Nk'urugero, mwitangira igice cya mbere, hari inkuru itangaje ya Loti. Bibiliya ivuga ngo Loti yari umukiranutsi wibabarizaga umutima, areba ibyo abo bantu bakoraga bakavuga. Wowe wazutse, wowe uvuga wakijijwe, ubabazwa ute n'iyi si uko icuramye? Urabibona ko yiyobagije, cyangwa we nayo mufatanye urunana, murapfumbatanye, mwarahwereye? Icyo ni ikintu tujya twibaza. Naho ubutumwa bwiza buhurira natwe rero. Isi yiyobagize ite? Wabasha gusohoka muri yo ukava mu kaduruvayo ukajya ku ruhande ukavuga uti umva, mama ariyobagiza, papa ariyobagiza, mukuru wanjye ariyobagiza, uwo twateretanaga narizera ariyobagiza. Wabibona? Kubera ko kubibona bimara iki? Bikwereka ukuntu Imana yakobariye ibintu byinshi, nyine bikagutera n'umurava wo kujya kugerageza ukuntu waba. Niyo mpamvu Bibiliya ikoresha aya magambo ngo bari mu mwijima babonye umucyo, ngo kugira ngo umucyo udutambikire w'agakiza, ngo Imana yaje kugira ngo itwomore. Nuko Bibiliya igaragaza agakiza ni imishire, ni imibore, ni umuntu bari mu mwijima. Mu Befeso 5:8 ngo twari umwijima ariko ubu turi umucyo. Kwiyobagiza nkana. Bavandimwe, iki kintu nshaka ngo tucyumve neza. Natanga urugero ko atari ibintu by'uyu munsi, oya nuko isi yamye imeze, nicyo kibazo kiri mu isi. Loti aravuga mu Itangiriro igice cya 19, abamarayika baraje bagiwe, ababatinganyi. Ibi byo abantu birirwa barata ngo basirimutse, ngo bize ubutinganyi, ngo nagiye muri Amerika, ngo nabonye green card, ngo nabaye umutinganyi, ngo narisobanukiwe. Nta gishyuzanye. Sodoma na Gomora ni muri mu Itangiriro, nta cyuzanye. Kera na Mose atarabaho, na Yakobo atarabaho, Sodoma na Gomora ihari, ari abatinganyi, ari abarizibiyani, ari homosexuals. Nta kintu gishyashya kije. Kuba imbata y'amarari nta sirimo burimo. Noneho baza gufata abagabo bari baje gucumbika kwa Loti. Loti aravuga ati muhave mwifata abashyitsi, aba ni abantu baje munsi y'urusenge rwanjye. Baramusubiza, mwumva uko bamusubije biyobagiza. 19 baramusubiza ati have tubise, batura urugabo rwaje umva ukuntu bamwambuye ubumuntu, bamwisa uruntu. Uru rugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza, turakugirira inabi ruti iyo tugiye kugira aba bandi. Barabizi neza ko ari inabi bagiye kugira. Murabyumva bavandimwe? Ariko baramubwira ati iki kigabo nikigireyo, nikibiswe, nikireke, none kigize umucamanza. Uyu munsi rero abantu birirwa bavuga ngo ngure yango aca imanza nyinshi, ukagira ngo ni ibyadutse, n'umwana w'Imana agatengurwa. Oya, cyangwa ngo niterabwoba. Icyo kintu nacyo cyo kwihisha mu rujijo. Kwihisha mu rujijo ni ukuvuga iki? Nta wamenya ibi bintu. Kristo yarapfuye arazuka, araza arabitubwira, birazwi rero. Iyo uvuga ngo muri mwe, umuntu ajya kubaza ngo ariko se wowe warapfuye urazuka uragaruka, ibyo bivuga ute ko nawe wagarutse? Ujye umbwira uti Kristo yaragiye aragaruka. Ntabyo kuvuga ngo nawe ubizi, birazwi. Abantu bashakira umutekano mu kuba bitazwi. Birazwi ko umuntu ari umunyabyaha. Birazwi neza ko umuntu wese wavutse ari imbata yo gutinya urupfu. Birazwi imihanda yose yubakwa, iterambere rikorwa, inkingo ziza, byose nibyo kwigizayo umunsi wo gupfa. Birazwi, ntihakagire umuntu wihisha inyuma y'urwo rujijo. Kwiyobagiza ngo ntawe ubizi, birazwi. Ibi wigiye hepfo muri iki gice, abakwe ba Loti arabwira ati muhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe babigize ibikino, abandi biyogereza nyine ni ibikino, n'iby'abarokore. Umuntu akajya yibwira ko icy'ingenzi ni uko iyo twahuye n'uri ujya gusenga tumuha umwanya we nawe agasenga, tugiye wenda kurya cyangwa muri fete cyangwa iki, ubwo yasenze twese turi safe. Oya, ntabwo gusenga imodoka igiye guhaguruka biguhindura umukristo we basengeye.
ndetse Imana kukurinda ukagera aho ugiye urugenda amahoro, ibyo ntibivuze ko Imana iri ku ruhande rwawe. None se nimubizi mu byakozwe mu 15 Bibiliya ivuga ngo Imana yabagiraga neza ikabavubira imvura, ngo ariko ibyo ni ukugira ngo ibarehereze kwihana bizere. None se niwumva ko yabagiraga neza kandi badakijijwe? Muri Matayo 6 ngo Imana mumere nka so mu ijuru ngo kuko avubira imvura abapagani n'abizera. None se ntabwo ibyo bivuze ko we n'Imana mumeze neza. Hagomba kuba umunsi, murabyumva bavandimwe, umenya neza bidasubirwaho ko Imana yagukuye muri Adamu wa mbere ikakwinjiza muri Adamu wa kabiri. Ibi nibyo tujya tuvuga. Hagomba kuba gutsindishirizwa, hakabaho na positional sanctification, cyangwa se Imana kukwarura. Nk'umuntu, murabona umuntu wataze imineke ajya ahantu akayiteruramo akayikuramo agasigamo ibishishwa. Hagomba kuba igihe Imana wagira ikora kukubura kwa kundi icyo hasi cy'ubururu, ukavanwa muri Adamu wa mbere ugashyirwa muri Adamu wa kabiri. Gukizwa ntabwo ari ibintu by'imikino, si ukongera amakuru wayapudetinze, oya, si ukongera abantu benshi bazaza bakugusha neza nabo. Urabona bene data iyo bahuye hari ukuntu harimo akantu keza k'uburyohe rwose. Abantu bose bahuye bahuje, ibyo bintu biba byiza, biraryoha. Ariko ibyo ntibihwaye no gukizwa. Ntabwo kuza ukaba umwe muri twebwe bivuze ko biguhaye agakiza. Gukizwa ni uko umunsi ugera ukamenya ko uri umunyabyaha kuva mu bworo bw'ibirenge kujya mu gihorihori, ukamenya ko uri umushire, uri umubore wapfuye muri Adamu wa mbere, uri uwo kwanga urunuka. Niko birivuga muri Tito 3 ngo twangana kandi turabo kwanga urunuka. Icyo kintu mu cyumve bavandimwe, ibyo bintu bikaba vivid imbere yawe, nkaho urabyumva ari we wa mbere ku isi ibyaha byose byabayeho wabikoze. Ukamenya kuri icyaha wowe ubwawe. Nibyo birivuga ngo tukiri umwijima, turi abanzi b'Imana. Igihe cyajya rero ukabona guhereza agaciro ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba, ukamenya ko umuntu atajyanwa mu ijuru n'ibyo akorwa, ahubwo ajyanwa mu ijuru n'ibyo Kristo yakoze. Nibyo koko umuntu akizwa n'imirimo, ariko imirimo yandi ya Yesu Kristo, ugahabwa ubugingo buhoraho utabukoreye. Ariko uwo munsi Imana ikabikoza umurimo yita kukugira mushya mu mwuka w'ubwenge bwawe. Bibiliya hano nibyo ivuga, mwumve ngo kuko natwe kera twari abapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika. Abapfapfa, warimenye ko wari umupfapfa? Uriyizi muri iyi minsi rimwe na rimwe wisanga wasubiye mu bupfapfa? Cyangwa uvuga ko uri nakoreka noneho ubu ngowe Imana tugize abera n'abaziranenge? Nibyo uko nukuri abize Yesu Kristo. Ariko mwibuke iki kintu, bivuga ko muri twe harimo icyo kamere ya ishaka n'icyo mwuka ashaka, ngo kandi icyo mwuka ashaka ikinyuranye n'icyo kamere ashaka. Ngo niyo mpamvu ibyo dushaka gukora atari byo dukora. None se wakoze ibyo udashaka niba warizeye, niba wabaye witwaye nk'umupfapfa? Ngibyo byajyaga bitera Paul kuvuga ngo mbonye ishyano, ninde uzanyiza uyu mubiri unera urupfu. Tugomba no kubimenya, ntabwo umuntu wizeye agira kamere nshyashya ebyiri, oya, ahubwo agira fresh umubiri. Ibyo bintu biratandukanye, kuko bibaye kamere bivuze ko agomba kuba ari imbata y'icyo kintu buri gihe. Reka nsome mwumve. Tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turabo kwanga urunuka natwe twangana. Murumva, turabo kwangwa urunuka natwe twangana. Turabo kwangwa nande? N'Imana yera 100%. Natwe rero hagati yacu twangana. Aya mategeko nimukagira ngo hari ahandi ava, ni muri iyo kamere mbi ya yindi ituma abantu biyobagiza. Bamwe rero Petero yavuga ngo mwikize ab'iki gihe kibi biyobagiza nkana, bazi ukuri ko ari abanyabyaha inyuma n'imbere.